buri masegonda abiri hari umuntu uva muri iyi si. Buri munota abantu barenga 100 bajya ahacecekerwa. Iyo wumvise ibyo ushobora gusa nkaho uri kumva imibare gusa, ariko ntabwo ari imibare, ahubwo ni abantu. Buri munsi abantu barenga 160,000 barapfa. Bamwe muri bo baba ari ababyeyi, abandi baba ari abana. Muri abo harimo ababa bafite inzozi, izo nzozi zikaba zitari zasohozwa. Hari abagenda bavuga bati ibi nzabikora ejo, ariko ejo habo ntihigera hagera. Ejo habo hagera ntacyo babasha gukora, ntacyo bumva, ntacyo babona. Ntibaba bagihumeka, baba bapfuye. Hari abapfa bazize indwara z'umutima, hari abahitanwa na kanseri, hari abapfa bazize impanuka. Mu kanya gato ubuzima bugahinduka amateka. Hari n'abicwa n'abandi bantu kubera urugomo, abandi bakagwa mu ntambara. Ariko nubwo impamvu zitandukanye, abo bose iherezo rirasa. Amaherezo yabo namwe guceceka. Bose baraceceka. Iyo umuntu apfuye agenda wenyine, asiga inyuma umuryango, asiga inshuti, agasiga abamukundaga. Hari umwana usigara abaza ati papa azagaruka ryari? Hari umugore usigara acecetse nta magambo agifite. Hari n'inshuti ye isigara yibaza iti kuki ari we bibayeho, kuki atari njye ugiye? Urupfu ntirwica umuntu umwe gusa, rukora ku mitima myinshi. Iyo turebye iyi mibare yose, miliyoni zirenga 60 buri mwaka, iki kibazo kigaruka mu ntekerezo zacu. Ese niba ubuzima burangirira aha, bufite icyo busobanuye? Nubwo abantu batavuga ururimi rumwe, nubwo bava mu bihugu bitandukanye, ntibashobora kuruhunga. Urupfu rugera kuri bose, ntirutinya imyaka, ntirubaza imyaka, ntirureba ubukire, ntirwita ku cyubahiro. Ariko se rwatangiye rute? Kuki rutubabaza cyane kandi tuzi ko ntawe uruhunga? Uyu munsi tugiye gufata urugendo rurerure, urugendo rujye mu mateka ya muntu, mu mutima we no mu byiringiro bye bya nyuma. Ku musozo turasoreza ku nkuru ya John Donne wahanganye n'urupfu. Reka dusubire inyuma mu mateka. Mbere y'uko umuntu amenya kurira, mbere y'uko amarira agwa kumva, higeze kubaho igihe aho ubuzima bwari butunganye. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umuntu, imushyira mu busitani bwiza, mu murima wa Edeni. Aho nta burwayi bwari buhari, aho nta mibabaro yari ihari, aho nta rupfu rwari ruhari. Ariko nubwo aho hantu hari ibyiza byinshi, ubwo bwiza bwari bufite imbibi, ni ubwiza bwari bufite umupaka. Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza 17, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ku murongo wa 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Ku murongo wa 17, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibyo byari itegeko ryoroshye ariko rifite uburemere, kuko inyuma yabyo hari hariho ingaruka ikomeye cyane. Hari hariho urupfu. Umunsi umwe umuntu yahisemo guhitamo kwe guhindura amateka y'isi yose. Mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 1 kugeza uwa 7, umuntu yarenze ku itegeko agwa mu cyaha. Ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23 tukahabona aya magambo. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni. Kuva icyo gihe urupfu rwinjira mu isi, ariko ntirwabayeho nk'impanuka, ahubwo rwabayeho nk'ingaruka z'ibikorwa bya muntu.
kandi kuva uwo munsi ubuzima ntibwongeye kumera nk'uko bwari bumeze mbere. Mu itangiriro igice cya 4 umuntu wa mbere aba arapfuye. Ntabwo yishwe n'indwara, ntiyapfuye azize izabukuru, ahubwo yishwe n'umuvandimwe we. Kayini yica Abeli. Aha niho ubugome bw'umuntu bwigaragarije. Urupfu ruba igikoresho cy'ubwo bugome mu maboko y'umuntu. Isi itangira kumenya amaraso, kuko icyo gihe amaraso yaravuye, amaraso yaramenetse ava mu mubiri w'umuntu. Mu itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 9 Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Mbega igisubizo cya Kayini! Uwagakwiriye kuba arinda murumuna we bavukana ni we ubwe wamwiyiciye. Aranatinyuka mu maso y'Imana ishobora byose, yatuza akanwa ke amagambo mabi cyane. Aramwihakana ati, sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Aha rero niho ubumwe bw'abantu bwatangiriye gusenyuka. Ariko byose ni ukubera ingaruka z'icyaha. Urupfu ntirwagarukiye aho ngaho gusa, rwatangiye gukwira mu isi hose, n'amagingo aya rukomeje kudutwara abacu. Abantu bakomeje gupfa bazize indwara, abandi bakomeje gupfa bazira intambara, impanuka zikomeje guhitana ubuzima bwa benshi. Ariko ikibabaje kurushaho ni uko hari abakomeje gupfa bazira ibikorwa by'urugomo. Umuntu akihandagaza, akica undi, akica uwo bashakanye, akica umuvandimwe we, akica umubyeyi we, akica umwana we, akica umuturanyi, akica inshuti ye, akica umuntu mugenzi we. Ibyo agatinyuka akabikora, kandi nyamara azi ko nawe ubwo azapfa. Mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 hari aya magambo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Iyo umuntu apfuye hari ibintu bidasanzwe bibaho. Abantu barahura, abari baratandukanye bakongera bagahura, bakegerana. Bose baraceceka, bagatekereza, bakibuka. Maze urupfu rukongera kubigisha ko ubuzima ari bugufi, kandi ko mu buzima dukenera abandi. Iyo urupfu ruje, imitima y'abasigaye irashenjagurika. Abantu barahangayika, hari abarira, hari abaceceka, hari n'abibaza ibibazo byinshi. Ariko se urupfu ko abantu bose barutinya, byagenda bite umuntu ahagurutse akarureba mu maso akarubwira ati, warupfuwe ntukirate? Hari inkuru y'umuntu umwe, yari umuntu udasanzwe, umuntu wahagurukiye urupfu akaruhinyura, akarwereka ko rutari nk'uko abantu barutekereza. Uwo muntu ni John Donne. John Donne yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1572. Uyu mugabo yari umusizi, akanaba umuvugabutumwa, yigishaga ijambo ry'Imana. Yabayeho mu gihe urupfu rwari ruri guhitana ubuzima bw'abantu benshi, nk'uko bimeze no muri iki gihe. Indwara icyo gihe zari ziri kwica abantu benshi nk'uko bimeze muri iki gihe. Ubuzima ari bugufi nk'uko bimeze muri iki gihe. Ndetse muri icyo gihe nk'uko binameze muri iki gihe, abantu bari bariho ariko bazi ko bashobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Nubwo muri iki gihe mbona hari abantu babyirengagiza, nyamara iyo urupfu rwaje barongera bakabyibuka yuko umuntu isaha n'isaha urupfu rwamutwara. Noneho muri icyo gihe ntabwo ari ibyo gusa, uyu John Donne nawe ubwe yatakaje abantu yakundaga barapfa. Nawe ubwe yahuye n'uburwayi buramuzahaza, ku buryo urupfu yarubonaga rumuri hafi cyane. Icyo gihe nibwo yanditse aya magambo. Ntabwo ari amagambo yumvikana mu ijwi ry'umusizi, ahubwo yumvikana mu ijwi ry'intambara hagati y'umuntu n'urupfu. Ni mu gisigo yise Death be not proud. Ugenekereje mu Kinyarwanda wavuga uti, rupfu ntukirate. Umuvugo we tuwugenekereje mu magambo yawo mu Kinyarwanda, John Donne yaragize ati, rupfu ntukirate, nubwo bamwe bakwita ufite imbaraga kandi uteye ubwoba, ariko si kure, kuko abo utekereza ko uhitana mu by'ukuri ntibaba bapfuye, kandi nanjye ntushobora kunyica,
kuko gusinzira ni ikiruhuko, ariyo shusho yawe bwite gusa, kandi ibyo biduha ibyishimo. Uko niko nawe uduha ibyishimo birenze. Abantu beza kurusha abandi nibo bagukurikira mbere, bakaruhura amagufwa yabo na roho zabo zikabohoka. Uri umugaragu w'amahirwe, uri umugaragu w'ibyago, uri umugaragu w'abami, uri umugaragu w'abicanyi. Ukorana bya hafi n'uburozi n'indwara, nyamara ibitotsi by'inkorora cyangwa imiti bishobora kuduha ibitotsi byiza kurusha ibyo utanga. None se rupfu we, wiratana iki? Igihe gito cyo gusinzira nikirangira tuzakanguka iteka ryose, kandi icyo gihe urupfu ntiruzaba rukiriho, ahubwo warupfuwe, icyo gihe ni wowe uzapfa. John Donne abwira urupfu ati, nturi umwami, nturi uw'igihangage, nturi iherezo. Ahubwo mu gisigo urupfu rugaragazwa nk'umugaragu w'ibyago, w'indwara, w'abicanyi. Ibi bihura n'inyigisho za Bibiliya. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 26 hatwereka yuko umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Urupfu ntabwo ari umwami, ahubwo ni umwanzi uzatsindwa. John Donne agereranya urupfu n'ibitotsi. Ntidutinya ibitotsi, ahubwo turabikunda kuko bituma turuhuka. Mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 13 tuhabona aya magambo: numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Bibiliya igaruka ku kintu cyiza, imirimo ijyanye nabo ibakurikiye. Mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 6 kugeza uwa 9 hari aya magambo: kuko Imana izitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza uwa 10 hari aya magambo: ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Rero buri wese arasabwa gukora ibi bintu tubona muri Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 16 kugeza 18: nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2 hari aya magambo: kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziririye mu gitaka, bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ni ukuvuga ko rero ku bantu bubaha Imana, urupfu ntabwo ari iherezo, ahubwo ni ikiruhuko. Tugarutse ku muvugo, mu murongo wa nyuma umusizi yavuze amagambo akomeye cyane. Yaravuze ati, warupfuwe, ni wowe uzapfa. Iyo dusomye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 52 kugeza 55 hari aya magambo: mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo Imana y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ayo ni amagambo meza ari muri Bibiliya yera. Mu Byahishuwe igice cya 21 ku murongo wa 4 hari aya magambo. Bibiliya iravuga iti,
izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibyambere bishize. Ibyo abantu batinya rero bizakurwaho. Dusoza, mu buzima urupfu rushobora kugutera ubwoba, rushobora kugutwara abo ukunda, rushobora kugusiga mu marira, ariko Bibiliya itubwira ikintu gikomeye. Bibiliya iduha ibyiringiro. Rero ntukarebe urupfu nk'iherezo, hari ikintu kiruruta. Nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, ubuzima bwiza kurusha ubwo kuri iyi si bw'imihangayiko. Abubaha Imana ntibapfa, ahubwo urupfu ni ibitotsi, kandi urwo rupfu nirwo ruzapfa. Urupfu ruzashiraho, nuko twibereho mu isi nziza, isi izira icyaha. Icyo twe dusaba nk'abantu ni ukwiboneza mu mitima yacu, tukababera, tugakora ibikorwa byiza, kugira ngo umunsi urupfu ruzadutwara tuzajye mu bitotsi, kandi ibyo bitotsi igihe kizagera dukanguke, nuko tubeho by'iteka ryose. Icyo gihe rero urupfu nirwo ruzapfa. Murakoze. Ndabifuriza namwe kuzaragwa muri uwo mubare w'abantu bazaririmba indirimbo yo kwishima, kuko bazaba banesheje urupfu by'iteka ryose. Kora ibikorwa byiza, wizere Yesu, nuko nawe Yesu azagukiza.